ishema ry'umuryango wa Kongera. natwe turishe Ntabwo ndi bubishye amagambo barabiteguye. Mwabonye ikirere gisa n'igitanga imvura. niba mugisha kwa Kongera Ibi hano birahahora. rigiye tuje wanyu sanga bibaza duke Mwe kabatera intambwe mugana aho turi. Gasi yego urabizi. Kera nazaga numva bavuga abantu bamwe bakiriye abashitsi akakubwira ngo umwe usigira abana. Nabizi uri mukuru wa byinshi ariko ntabwo nkubwira ngo umusigire. yego Hano ni ukunywa ugashitsa ku nyota. Hari na wa muco nza numva bavuga ngo abenshi iyo babonye abashitsi ayo bari baritse barimo kunywa ngo baza bayuhagira abana. Ibyaritse byose hano ni ibyanyu. nuko Tukaba tubabwira ngo mumwe mushitse ku nyota. Wa muco wo kuvuga ngo bice uwabishe twawuciye kera. Ndagira ngo mutarame muberwe mwizihirwe igihe muri buze kugira icyo mushobora kuvuga. Izo ndangururamajwi ni izanyu. Ijambo ryo ndagira ngo haba kwa Gasita haba no kwa Byinshi uwo ni umuco uhoranye. abakozi Ndagira ngo mbasabe musubire mugane mu byicaro tuganire. mbere nawe wafata tugira aho tukabihuza Reka tubihuze. Wa muhungu ufotora ngo witora. cyangwa tutabyukirekera icyo kirekire So kuba kirekire agira ibako. Nuko ku buzima bwanyu mwese koze cyane nigeze kuvuga ngo muhaguruke mbona bahagurutse bose. Bitonde turaza kugeza igihe cyo kubahagurutsa bose ariko turacyabicira inyota. Naringize ngo abana bo kwa Kongera barebe abagendanye n'aba babyeyi yaba Gasita na Byinshi babagereho. Gusangira ngira ngo biraduhira. Ndagira ngo dukomeze tuganire dutarame. Ibyo navugaga byinshi tujya dutanga amata tukagira n'asigara. Iyo mbindi guteretse imbere hari igihe nabonye abana bagutwaza icyansi urareba mbona sa n'uvuze ati aho none kuvuka nyuma ntibiza kugira icyo bintwara. Ariko ngiyo intereko yawe umugeze ku nyota. Nimunyemerere imiryango yombi duhuze ibiganza dukomere amashyi abasaza ku kiganiro cyiza. Maze rero umubyeyi Kongera yavuze ngo abana nimubanguke mwakira imiryango yombi. Zimfura z'imiryango mukomeze mubazimanire buri wese mumubaze igitumi cyakagituza kikaduha umwanya tukaganira. Buri muntu mubikore neza ariko kandi ndatekereza ko bitatubuza gukomeza kuganira. Dukomeza twumva ibiganiro byanyu. Abana barimo badufasha, babyeyi murakomeza muganire murakagira Imana. Imbyino ziri buze kubyinwa, aya mata bateretse imbere ndetse ari buze kubyara amavuta mu kanya n'ibyabateguriwe. Iki kirere nababwiraga gisa gutya kiraza gutanga imvura ariko aya siyo masaha abuze imvura kuganira. Nari mbabwiye nti izo ndangururamajwi mwahawe nizibunganira kugira ngo mwumvikane ariko ijambo murarihorana. Ntawaribanigana, mukomeze muganire. Abatambyi baneza batambe bakurikirana ndagira ngo umwanya muharire Gasita aganire
abaza kugira abagereza byinshi arakomereza umusaza arakomeza aganira namwe murakoze mwanya nduwanyu. Murakoze cyane muhesha amagambo kuduha ijambo mwiriwe aho twakongera. Ndagira ngo banze mbashimire, banze shima ikaze nziza mwaduhaye tugituruka ku irembo, banze shimire bana bo kwakongera mu kanya twahageze. Tumaze kuhageza batwakirana impundu, batwakirana ibyishimo, baradusanganira ku irembo. Ubu bene Gasita turanezerwa, turishima, tubona icyicaro cyiza, icyicaro gisusurutse, icyicaro kitubereye cy'abakwe. Turabashima cyane kuri gahunda nziza, turabashima kuko mumaze kutwakira, tukaba tumaze kwica akanyota. Mwakoze cyane muri ibi byicaro, mwakoze cyane, mwakoze cyane, turabashima. uragahora ushima. Ndagira ngo nanone nongere nshimira abo twazanye, nshimira imiryango myiza yo kwa Gasita yabukereye. Abana abagabo batica imigambi, twasangiye umugambi zindukana mu cakari kugira ngo tuze tubazindukiye. Rero tukaba tubashimiye, tubakuriye ubwatsi, tubasekeye, nabo bakoze cyane, turabashima cyane. Ndagira ngo nanone nongere ngusabe fura nziza, ndagushima kuko wandakiriye mu rugo, ariko nkabagira ngo ngusabe ijambo. Naje kugana ariko ijambo ni ryawe, umpaye ijambo nakomerezaho mwishimwe, kakubwira ikingenza kugira ngo nkubwire ubutumwa bwa Gasita yantumye. Icyo naguha ni umwanya naho ijambo ryo ngira ngo urarifite. Akoze cyane. Reka sabe abana mwana twagendanye ambe hafi ya negere kugira ngo tuzindukire kwa kongera. Ibihugu twajemo ni ibihugu by'amahanga, ariko iyo twari dutuye kuri Karongi nariya kuri Nyagisozi Rutabura, ndagira ngo twari inshuti, twari ducanye imbibi, nubwo hari mu koko duciye hagati ariko byari hafi. Mwana waje tuzinduke. Ndagira ngo nongere nanone ganire nawe muzeyi mwiza kongera, fura nziza twateguje iratwitegura, fura nziza twatumye ijambo, nanone tuba dutenguha. Ndagira ngo tukugeze ubutumwa, ariko ubutumwa dufite buherekejwe n'inzoga. Hari imbindi dufite yaturutse kwa Gasita, iyi ni imbindi yaje kugana, iyi ni imbindi iherekeje ijambo. Ndagira ngo bayitwakirira tukayibaha kugira ngo ibashe guherekeza ijambo dufite. Iyi ni ingata Nuko rwose yakira imbindi zije ziva iwacu. urakoze cyane. Rero kugira ngo twihute nanone, ndagira ngo kubwire ngo urakabyara. Abyara ubyibushye nka Kongo. Urakabyara kongera, urakabyara ubyibushye, urakabyara utunze kandi utunganiwe, harakabyara kongera hazane na Gasita, kandi abo babyeyi babyare hungu na kobwa. Dore ko mutuye kuri Karongi ari Minembwe, natwe tugatura mu Rutabura, ariko tuvukana tuvidimwe. Mu misi yatambutse ntibyatinze turasonza, tumaze gusonza twibuka ijambo sogokuru Gasita yasize atubwiye. Umusaza aratubwira ati igihe cyose ngiye gutanga ndashaka ko nganira namwe. Turaterana bene Gasita aho twari turi, aho twari twicaye mu ruganiriro, aterura ijambo aratubwira ati ndatanze ngiye gusanga abasogokuru iyo batuye, ati kuko ntawe uzuramba ngo ahoreho, ati ariko nubwo ngiye gupfa ngiye gusegura kw'abagabo, ati ndasiga mvuze simba nkacaka inyoni kiguruka kitavuze bazabita icana. Atubwira ati bana banje igihe cyose nanone icyo mbasigira ndagira ngo mbasigire hano, sige mbabwiye ijambo. Arababwira ati igihe, aratubwira ati igihe aha muri mutuye, ati igihe kizabageraho, ati hari igihe kizaza kikabageraho, ati mukakena cyangwa se mukaba mushonje, ati igihe muzaganirwa mufite icyo mwakenera, ko
kwaba yaba inka yaba imfizi yaba umuriro waka ari wo mugeni ati ndashaka kugira ngo mbasigire ubushuti ati ndashaje ariko ndagira ngo mbasigire ubushuti ati kandi ubushuti bwanje buzajamwo nta handi ndi kwa Kongera nuko ntibyatinze iyo minsi yatambutse nanone iyo nzara irazira tugeraho maze kutugeraho nanone bene Gasita aho twari duteraniye twibuka rya jambo tumaze kwibuka ijambo sogokuru yasize atubwiye aratubwira ati ubushuti muri izi nshuti ati inshuti ruta izindi muri iyi miryango ati ni Kongera kuri ubwo bushuti ati inshuti nyayo Kongera igituma namuhisemo ati ni inshuti nayo ni inshuti usonza nanone asangira ntigucure mwagendana nanone ntigusige waterwa ikagutabara atwiyambaza mu bihe byose bizabikugezeho ntibyatinze nanone iyo twari turi aho twari mu ruganiriro bana baratubwira bati bavyeyi nubwo mukennye bavyeyi nubwo mukenye dufite umukamyi nanone tugira umukamisha ati mukaba mukeneye nanone kubaka ati nanone urugo ati natwe iyo twari turi iyo twagiye iyo twatembereye abana iyo bari baragiye ku ishuri ati mureke tubabwira iyo twagiye kuko twahabonye umukamyi ati umukamisha ati kandi uwo mwana twabonye twaramubajije dusanga akomoka ni kwa Kongwe maze kubitubwira ntibyatinze twaratambutse tuje iwanyu tumaze kuja iwanyu nanone tuzana dutuma umuntu iwawe maze kugera iwawe uramwakira uramwugurira ukuri umwugariro kw'irembo no bukeye avuga ijambo amaze kuvuga ijambo ntiyatinze yaraje aratubwira ati nanone iyo nagiye kwa Kongera Kongera yanakiriye neza ntiyambwiye ijambo ryiza twarakeye nanone dufata inyambo turayikinga tuyizana iwawe turaza tuza kugusaba umaze kuza tumaze kugera iwawe nanone warayugururiye uzana umuriro urayicanira umaze kwicanira nanone umwana wari uyizanye aravuga ati igihe cyose iyi nka uzaba uyikeneye nta kindi ni yawe uzayicisha urubanza nuko mzee nzima maze kugera iwawe yugururiye nanone warayitunze bukeye nanone ntitwarekeye aho twaje iwawe tukugana tumaze kukugana nanone waratwakiriye nanone turasezerana tuzana barumuna bagazi turakiranuka turaganira tuvuga amagambo duhana amasezerano kuko uyu munsi tuzaza dushoreye inyambo zisanga iyo yindi barumuna bagaje bakaza rero uyu munsi kitugenza ijambo ryacu ni ijambo rikuye ku ijambo rimwe kitugenza bene Gasita no kuza kugusaba twaje kugusaba turabasabye turakuje tukugana twaje kugusaba umugeni twaje kugusaba umuriro waka twaje kugusaba gakiza nta handi twabonye twakura gakiza ni kuri wowe nta handi twakura ijambo ni wawe nta handi ni wowe kimaranzara ni wowe uzuvuga rikijana nanone watubwira ijambo rikamara inzara kitugenza bene Gasita no kuza kugusaba ayo mata uruzateretse imbere yawe aba bagabo uruzi baraha abana abaganda baje bakugana bo kwa Gasita baje kugusaba rugenzi rwacu no kugusaba twabonye kuko ari wowe kimaranzara twabonye kuko ari umugabo mwiza twahisemo muri zifura zituye muri iki gihugu twabonye kuko ari ntawe ndi wadukiza ari wowe rero tukaba tugira ngo ijambo ryacu riduhereho iyo nzoga widuhereho ijambo kandi widuhereho ijana ry'urukundo ahasigaye usabwa ubyare urakabyara Gasita nawe byinshi murakabyara urakabyara kabyare dore ko muteruye mwate dutuye hariya mu Rutabura undi nanjye ni hariya muri komine ya Minembwe ariko twese tukavukana tuva indimwe haba mu koko ntabwo yaca umuvukano tuva indimwe turi bene Nyirakivuruga bavuruga icyansi kimwe ntihabaye mu minsi abavukana baza basangira amateka iyo banaturanye y'imvura iguye igwa hose umuyaga wahuha iheshyi ikabibaye hose bacana bikaba ryacaniye kwa Gasita no kwa byinshi mu minsi ishize
turicara turatarama bivuga inka bikavuga nyato bikavuga abagabo kuya kwica kwa byinshi numvise ngo cyavuze haleluya gusa ariko muri ibyo bitaramo abasaza baravuga bararaga umuntu akaraga akavuga aho yatabaye n'aho yatabarutse akavuga imfura akavuga inshuti ariko baje gucinga icumu bose bakusiriza kwa Kongera. Baravuga ngo kwa Gasiti iyo tujya kubyara abana kwa byinshi bakabyara ibikomangoma abagabekazi bavuka kwa Kongera. Baricara baravuga ngo amapfa yatera baraza bamanuka wenda bagahahira mu Mutambara imbuto bakaza bagasira bagatera ariko imbuto muntu umuriro waka umugeni abageni bava kwa Kongera. Baravuga barikirizanya umwe yavugira muri Minembwe undi yavugira mu Rutabura uti bakosiriza kuri kimwe bigasa n'ahandi bavuze ngo aho inyundo isubiye kabiri iyo hatabaye ubuke habari ikirambizo uti mwese ayo mateka arandikwa cyanteye ubwoba n'amateka yo kwa byinshi bo ngo bayanditse ku mpapuro ubundi mateka iyo yanditse ku mpapuro azagerahaga biza bigeraho bigasa n'ibikendereye ariko bagira ngo ubwo dusubiye gutarama tukaba dusubiye kwizihiza aya mateka bazayandike ku mitima niho bitazabicika ngo byibagirane ariko twicaye abana babyirutse iwacu hombi bajyaga batabarira inka bakazikama bakazikura ariko baje gukama ntibakama yuzuye bitewe tubabajije impamvu baravuga ngo ntibiterwa n'ikindi ni ugukama wikamisha ntabakamisha ati niko kurambika amaguru mu nzira twese no kwa Kongera tukihagera irembo rya Kongera n'irembo ryagutse ntabwo riza ryakira umwe usanga irembo riruguruye aratwakira dutega intebe z'abakwe aratuzimanira tuvuga iryatugenzaga tubonye umusaza byumva neza tunywereye amata tuzanye niko gusubira inyuma tukinga inyambo turazizana tumaze kuzimushyikiriza duhindukiye avuye kuduherekeza turavugana ngo ubwo uyu musaza atwemereye tukaba dusangiye umubyeyi tugasangira icyifuzo ntabo musaba ngo azadusangize umunsi niduhurira kuri uwo munsi wenda azadusangize n'ameza nibiba ngombwa dusangire n'ijambo uti tubisabye umusaza byumva ko wari ubitegereje arabitwemerera uti byabaye amata byaye amavuta tugituga amarembo twese tuba turahahuriye byinshi reka ariwe mperaho atanga isaramu Gasita nawe numvise avuga ubutumwa ariko narimo kwibaza mbese uyu mugabo baraga aho ntibamurazi bimwe bindi bikamuca muri humye ariko avuga ijambo sinzi niba ari ay'inzara arimo kumbwira ngo munywere nk'inka se mukabyaramwe uyu mugabo arandumangisha akambwira ngo munywere nk'inka ba Gasita bari bazi gusika
muravuga mwese mutaka inzara, muravuga muti nta handi zishyirira. Naha ni kwa Kongera ntarasubiza. Reka ngaruke kwa Gasita. Gasita muraho? Nakumva umusaza yarazuhari. Akuraga iby'inzara, ndi akuraga iby'inzoga. inzoga se ko nisonzeye araye inzara, nakubwiye ko ari inzoga ariyo yanzanye. Noneho rugakinga babiri. Sindi umushonje. Tuzasebya urugo. Aya, yewe ndagenzwa n'inzara niyo ingenzi. Kandi ni wowe kimara nzara. Bakakubwira ko baza bavuga amatama arimo ubusa. Biraza nyuma, ibindi byaciye mu gikari guca muri huni. Duca mu gikari utaciye kwirema. Hari abasanganiye baransanganira baniriza mu gikari sigaye banakiriye. Akuraga ntiyakubwiye aho uzaje nyura. Ariko bazaca mu gikari ni baca abagenzi Mu cyanzu. oya twaciye mu irembo rirasukirwaho, abiwawe baratwakira tubishyira mu gikari n'ibindi biri inyuma. Yakuraze ko uzajya uzivuga uri mu gikari. Yakuraze kugira ngo uri mu gikari. Mu gikari niho bakirira abashitsi kandi ibyaho niyo nabicishije. Subireyo. Baza abana. Nabaza abana ntakwizeye. Ya baza abiwawe barakubwira aho nabicishije, nabishize iwawe mu gikari. Batarame. Rwose tukesha ahubwo. Tushonje reka niganirire na byinshi. Tushonje. Wikiriyo cya Gasita nakibayemo. Uwo musaza mwari kumwe ko yari ahari. Bashobora kuba yarabaye aho yaragaga nyaboneka wamubwiye akakubwira irya mukuru. Uraho? Uri imbere rwose ndahari. Urakagira inka n'abageni? Ndabifite. Abongeye kurya bongera no gukaraba. Ariko ukongera kwa kongera karukongeza nukunda ngo nongere ibindi ndayongera nayo isanga izari zose biri. Udacurika izina. Ninjye wakongera. Ntabwo nongera nsaba. Reka nsindwe imbere yawe n'umubyeyi. Ndakubyutsa nicyo kintu. Ndinda gato. Bangikana n'imbaraga z'abasitura bongera urakagira inka n'abageni. Iri ni ituro nje kugutura. Urajya witonda. Nukugira ngo nguhe ijambo ni ryawe. Imbabazi z'ababyeyi ziba mu biganza. Nukura akagira umugisha. Genda wicara. Ndakwemereye. Ati ndasaba umugeni. Gasisa. Bakobwa bo kwa Kongera agira ngo nutabwiwe ijisho ririmo kuguha. Mugeni aho si uko wambwiye. Umugeni utagira izina wicaranye na byinshi ukanyagwa wewe usa na wa mugabo waje gutera imfizi. Nakubwiye ntinyabona. Nikoze arya cya gitaramo kitwakibanagamo na Gasita. Siwe mukuru se? Niwe mukuru ndabizi. Narizi ko wongera kumva ijambo. Nyampundu Joli niwe naje gusaba. Kandi musabira mutabaza umuhungu wanje Etienne. None. Yego, reka tuganire. Mwamfura mwe murakabyara. Murakabyara.
Abyare ntanze niyo kubashimira. Ndamushima. Shimira ko mucibuka iragi, mukibuka irembo, mukibuka iwanyu, mukibuka ivuko ko ari kwa Kongera ko ariho kwakameza miryango. Ntimukibagirwe. Nyuma yo kuzana za nyambo zasabaga irembo, kwa Kongera ntituza twicara aha twicaye ngo tubaze ngo ese Nyirasenga aravuga gute, Nyiraroma aravuga gute. Iwacu tugira aho tuza twicara tugataramira. Wa munsi muza kudusaba irembo, mukavuga ko musaba abakobwa ba Kongera, twabatekerejeho tubatindaho, ariko tuza kwanzura guhera ku ndangagaciro zituma tubemera. Turavuga ngo ubwiye imiryango yombi agakiza katabaciye ku ruhande mukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo ndangagaciro kwa Kongera iyo tuyumvise zituma twicara tukiga tudafite gusubiza agatima inyuma ngo ejo tuzazunguza umutwe. Cya kabiri, mwembi twamenye ko umuco wo gukwa inka ari bya bindi by'isuka mukiwuzirikana. Iyi bindangagaciro ya kabiri. Iya gatatu, twibuka ko mwaganiye inzira y'ishuri. Kera hari abana bajyaga bakurira mu biraro, muri za 94 baje kuba batiza izina rikomeye tutoba tukemera kwa Kongera ko ryagera iwacu, baje kubita inkandagira bitabo, ariko batubwira ko kwa Gasita no kwa Byinshi abo bahungu batakibaye. Batubwiye ayo makuru, turavuga ngo ubwo mwasabye guhurira aha mugahuza umunsi, mugahuza icyifuzo, mugasaba ibihari, nabwire ngo ibyifuzo byanyu turabyemereye kandi turabyakiriye, tubemereye abageni. Amaze noneho twiteguye ko muzatuburana mukatuburira mukaduheraho ijana ry'urukundo, igisigaye musabwe kandi mubyara. Noneho ndagira ngo aho bigeze ni ugutuza. Ndabona indangururamajwi muziha abakobwa bo kwa Byinshi, sinzi niba hari ikindi. Kaba mbabwira nti noneho mutuze, icyifuzo cyageze kwa Kongera kandi bacyakiriye, na yombi mugani wa ya mvugo. Izo ntebe mwicayeho ni igicumbi cy'abakwe. Igihe umuntu azaza ariko numva Byinshi ahuzagurika mu mazina, mukanya ati Muhire, mukanya ati Byinshi, nushaka ibyo byose ayo mazina simburwe nuko mwicaye mu ntebe z'abakwe, muri abakwe bo muri uru rugo. Tukaba tubabwiye ngo mwisige mwisange, subiye mu ntebe y'ababyeyi. Dukoma amashyi y'urufaya twese no kwa Kongera, dushimira aba babyeyi, dushimire musaza Kongera, ndetse dushimire Gasita na Byinshi baganiriye neza. Ariko kandi nakomeje kubivuga ngo ndimo ndanga gukomeza kubinjiriramo hagati, ndi kugira ngo muganire mugire aho muherera, nanjye nzi gukomerezaho. Mubyeyi Gasita rero ndagira ngo ukomeze uganire nta kibazo. Murakoze cyane Kongera. Ndagira ngo gukurira ubwatsi. Uraho Mariho neza. Ndagira ngo gukurira ubwatsi banze tumize umwana tugushimire ku ijambo ryiza
ijambo ryiza utubwiye, ijambo ryiza ryo kuduheza umugeni. Ndagira ngo umwana negere hasi hano. Umunsi twahanaga amasezerano nawe, ndagushima kuko nanone wanemere kuko uyu munsi nzazi wawe nje kugutura inzara. Naje gusaba, naje kugana, maze kugera mu bikingi by'amarembo, nanone uranemerera umpeza umugeni. Rero mu gihe umpaye umugeni, iyi ni inzoga, iyi ni ituro ryiza ryo kugushima kugira ngo ngushime uvuze. Urakagira abageni. Murakoze gushima. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndabakunda ko mujya mwuzuzanya. Yego. Ngo bibaye kuzuzanya inkongoro ni inkongoro twasangije ni byiza. Rozo ni izanyu. reka tubafashe ahubwo nitwe tuba twaguhaye. Oya nta kibazo. Ni hahandi Kaseta ni muremure. ndamuzi. Nibakwe agira ibakwe. Rero tukaba tubashimiye. Turagahora mushima. Tuzavuga meza. Iyo mwana naza batwaze sinzi yarasize amata atarareta. Yego. Cyo cyari kimujyanye. Niko bazabageza abakobwa kwa Kongera. Nabundi urabibonye haje undi. Noneho mwasubira mu byicaro. Mbere ko dusubira mu byicaro hari ikindi mbasaba kumubyeyi nyuma yo kubashimira ko mwatugabiye. Tuza ko kwakubwira amazina yabo. Ni ba mukobwa jana, ni ba nyirabajana, ni ba mutumika. Ayo mazina rero nayo twemeye je mu ruhande rwanje ako namugeza ntabwo ndiko atekereza utwemerere rwose tubakwere kuko tuzi ko basabishwa inka kandi twari tuzifite. Murakoze. Tuzabashabishwa inka amadorari. Sinzi igitaramo kiraryoshye. Hari amagambo mwakomeje kuza mugenda musubiramo bavuga ngo nabahaye abageni nababemereye. Numvise Gasita risubiramo ntabwo nabahaye abageni nababemereye. Kandi iyo umuntu yemerewe umugeni ababwira ngo icyo ni igicumbi cy'abakwe, mba niteguye kubakosha murabizi. Byo ndagira ngo mwisubirire mu cicaro. Arabazanye imihini mishya y'amadora, ari abazanye inyambo. Ubwo nyine nimusubire mu cicaro kubera kubana cyane abaziho andi mazina uretse aya Jori na Karine. Ariya nayo kwa Pasiteri, ariko amazina yabo numvise hari uwo bise Mutumwinka. Ni wewe wavuze mukobwa jana? Ntabwo ari wewe. Njye wabivuze. Kuko birazwi iyo umuntu akwemereye umugeni ntaba akwemereye inkwano. Numva nagusingiriza iyo ndangururamajwi kuganira. Komisiyo yavuze ngo yashimye kare umunsi bamuhaye rwumvikana. Nagushimye umunsi wanemereye ukampa irembo kaza nkumurikwa 8. Ariko nashimye kuko wambwiye kuko umukobwa wari mukobwa indege. Rero hano nakuzaniye 8, naje kugukwera, naje kugusabira. 8 w'inka nyinshi, 8 w'indege, 8 w'amadolari. Icyo mpfa nuko ngukwera kandi abasita baje bawushoreye. Burya twari mu kiraro twavuganye inka kuzanira inka 6, 8 nakuzaniye ndawukumurika. None uyu munsi wa none naje nshuriye murumuna wayo yo gusanga sanka 6 zikaba inka 7 nizo nakuzaniye.
twakongera Imana yatugiriye neza, umugisha wa mbere ni ukubyara, wa kabiri ni ukuheka. Numvise ko hano n'uriya nakubwiye ukwemera Imana, ariko hari icyo tutazakora, umuco biragatsindwa. Nari mvuze ngo kitazashoboka ni uguta umuco. Turacyafite umuco wo gukwiha, tukazivuga amazina, tukazereka urwuri, tukaziha abatahira bakaziragira. Iby'indege ntibiraza, tuzazigura n'inganda turazifite. Ari ngize ngo izo nyambo zijya zimurikwa habona. Wari umbwiye ngo wazanye inka zingahe? Nazanye inka 7. Nuko nyine nta numvise hari ijambo wari uvuze, iyo uvuga ngo usoze, kuko turimo gusingirizanya ijambo na byinshi ngo tukumve. Zisanga iryari ihari zikaba inka 8. Gaju Yego ntiwayishikirije rwose. subiye kuyizana. Barumuna bayo baje bayisanga. Ese warayishikirije ufite gahunda yo kwisubirana? N'izindi ni zawe zari inyuma, n'izindi ziracana. Izo zindi nyine zizana Niyo nyine yaje ngiyo y'8 yasanze izava. Tawundi umbwira 8 wanzaniye, kurambwira ngo 7 kagaruka, ariko gase ubundi gasinzeho ibintu byaje kuva heruza amateka no kuvuga umubare w'inka. Izi ngaruka byagiraga ku babyeyi iyo zabaga ziri ku gasozi zitwaga ishyo, zajya gukobwa zikitwa 8. Iyo zacaga hariya umukumva umwana aravuze ngo ni zingahe, yabaga yiteguye no gukubitwa. none kuraza uti 7. N'inka 7 zisanga iyo ashitse mbere zikaba inka 8. Zose iyo zija ni 8. Nimba ari inka ni yayo, izo zibaye 2. None ni 8. 8 wazaniye ndakunda. Ni inka 8. Azanye inka 8. Nizo wazanye rwose uti zisanga Gaju? Oya, nazanye inka 7 zisanga yaje mbere y'ifatarembo Gaju, zikaba inka 8. Uwo ni 8 nakuzanye. Turambwira ngo wanzaniye Gaju, ugasura ukavuga ngo wanzaniye, mukabigira gutya nyabona. Ni 8 tukizaho, niwe twagukinze ni inka 8 nizo nazanye. Yaje mbere ni 7, noneho zisanga Gaju Yakunda. Reka dutaramane Gasita, kandi nimbwira Gasita na byinshi yumvireho. Yego, twakongera twagiye tuganira ngo tuza dushingirira umuntu bwinshi. Ntabwo tujya tubashingirira ubwinshi bw'8, tubashingirira ubwinshi bw'urukundo. Turabakunda, ariko cyane cyane kandi urabizi ko twakongera tutaza dushima 8, dushima bazikwerewe. Naringize ngo Gasita iyo muhungu we niba ariyo mfura ye aza gusabira nawe byinshi, abo bana batambuke. Niba mwagendanye, nari mbabwiye ko tutazadukosha ubwinshi, tutazadushimira ubwinshi bw'8, dushima kubera
uburere bw'umukwe, ihagararo, umuco ko yatojwe n'uko yarezwe. Nyuma yaho tugashima umunani ababyeyi bamugeneye. Sinzi abo bana niba muri kumwe, atambuka akabakora mu kiganza, kabifuriza umugisha wa kibyeyi, ibindi tugakomeza ndaza kubibabwira. Ndagira ngo sabe umuryango wa Gasita duhuze ibiganza dukomera abo basore bacu amashyi, ndabona basa neza, bambaye neza, baraberewe. Ndagira ngo batere intambwe bityo ndetse ne kwa byinshi bene byinshi namwe mukurikireho muhaguruke mujye juru, ibatere intambwe bigere hano ndi. Zo mfura zagendanye na Muhire namwe nimwegere hafi, muze rwose umugisha kongera, muze tugane hano, duhagarare hano, duhagarare dukora umurongo umwe ureba hariya. Twese dukora umurongo umwe ureba hariya utambitse mbese, ariko duse nabigira nko haruguru kugira ngo twakire na byinshi nawe. Yes, aba bose uturuka uruhande rwo haruguru kandi uturuka neza. Ndaza gusaba Muhire na Pare banyegere hano, tutabona uko dusobanura. Nimunyemerere kwa kongera tubanze duhuza ibiganza, dukomera Imana amashyi kuri uyu munsi. Duteye iteka ritavuguruzwa, iratwizihije, iradusekeje, iratunejeje rwose ko murasa neza. Bityo rero kubera ko n'abafotografi bahagije, aba bandi nabaha carte rouge. Mwebwe mwabatie lugha ambayo tumeongea, lakini kuna mambo ambayo singe tafsiri ama nifafanue kwa ajili ya mila. Ni mambo ya kimila, ni maongezi ya kimila, vile tumepeana mahali na vitu vingine singeweza kutafsiri ama nifafanue. So kwa hiyo mtaniwie radhi, vingine nitajaribu kuchanga lugha. Gasita byinshi pia kongera, twese duhuze ibiganza, makofi mazuri tukishangilia watoto wetu na kufurahia siku njema. Alafu wazee ambao wameketi kwa viti za mbele hao wakongera mwinuke munyemerere mujejuru umuryango wa kongera, duhereye kuri aba basaza dusubira hari muhaguruke mwese. Hanyuma ndaza gusaba Mutabazi mutoza mukuru bagendanye, munyemerere rimwe mutera intambwe. Bariya bahungu tuzabaramutsa kandi twabaramukije, turabubashye, Imana bamugisha. Sabe hanyuma Muhire ngaho nawe ukurikira Mutabazi uko abigenza nawe ari kubigenza. Abo bose ni imfura nziza zemeye komera abo bantu amashyi baje bagana umuryango wacu. Nguwo Mutabazi na Muhire ngabo imfura nziza zakunze kongera, zigakunda bene kongera, zigahitamo umuryango wacu, zikemera kuvuka iwacu. Aba bose turabakunze, turabishimiye, turabizihiwe, tunejejwe namwe, tunyuzwe namwe. Nukuri uyu munsi ni uwacu namwe, Imana ibishimire. Maze rero nimugaruke mwongere musubire hahandi mwari muri. Murefatira intambwe nimubakomera amashyi mukagira Imana mwe. Maze sabe bari ababyeyi biyicarire, nimwiyicarire nukuri n'amahoro. Yes. Abantu yaranze indirimbo, nta kundi turihangana tujane n'ibiriho. Ndaza gusaba rero imfura nziza, abahungu beza basa neza bene Gasita baje baherekeje Mutabazi, nimunyemerere muhindukire inyuma yanyu, hari ibyicaro bibabereye. Ibyo byicaro bibereye abahungu batarashitsa, abashikije saho tsere hariya namwe murebe uko babaranje. Hanyuma rero abasigaye ndagira ngo sabe intore Mutabazi intambwe imwe imbere, wigira imbere imwe gusa, turangiza uzamura ibiganza byawe byombi hindukire urebe bene Gasita. Era kwa Gasita ubanze kugire tumwakoze kumerekeza ababyeyi. Nyiza undebere kwa kongera umuryango wose, urambura ibiganza byombi wahisemo kuvuka iwanyu. Murakoze cyane. Hanyuma nze gusaba na Muhire ngaho igira imbere. Pare nagufashe inkoni amaboko yizegura. Ureba bene byinshi ati muraho muri mwiza mwagese neza, kunyishimira nanjye nejejwe no kuvuka iwanyu. Murakagira Imana. Abatoza beza b'intore nkuko mwese Pare utuyoborera abo bantu banyu mwagendanye, hari ibyicaro byiza bibereye abakwe. Anje nagira ngo none mpeze Nyampundu iri hano kuko twaje dushaka dusaba ngo natwe tumubone.
kuko Mutabazi yicaye wenyine abona hari akarungu. Murakoze cyane ibyifuzo byanyu, vuga nti ibyifuzo byanyu by'aba bagabo bagiye gusaba independence, ngo bari baraganye ngo Makuza uko azajya avuga, abandi ngo bazavuga ngo ku byo Makuza avuze nta kindi bumve. Nuko reka icyifuzo cyanyu kirumvikana, kongera ibindi bishobora kwibagirana, ariko umuco tuba tuwugeraho tugatinda. Igitondo cyo kuwa gatanu ni umunsi ababyeyi baba babuganije. Urimo kunyumva ababyeyi? Ababyeyi baba babuganije ni kuwa gatanu, cyane barimo gusatira kuzajya mu misa, abana basa neza bafite amavuta. Iyo babuganije amata agasukwa mu gisabo, abakobwa nibo bajya bacunda, barimo gucunda, kandi ntacyo tuma basiga amata atarareta. Asita arimo kunyumva, ubwo nibasanga amata arese abana baraza, kandi basanga atarareta mwihangane. Baraza kubikora uko mwabyifuje. Reka nsabe yarabyumvise musaza wabo. I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got, it must be love. There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. Something is wrong, alright, I think of you all night. Can't sleep till morning light, it must be love. Seeing you in my dreams, holding you close to me. Oh, what else can it be? It must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love.
mpere Gasita indangururamajwi kandi musabe haguruke ave mu cyicaro atera intambwe agana ahondi gihagaze aha reka nganire n'umwana Jolie azamura amajwi y'indirimbo we nk'abayacogoza nganire n'umwana Jolie urabizi umuco w'iwacu umuntu azavuka agakura tumunyujije muri bya bindi byose Sunday school amashuri abo ikiburamwaka primaire bya bindi wize secondaire na kaminuza ubirangije twagiye tuganira byinshi ariko mu minsi umusaza Gasita arazagera mu rugo aza kugusaba tubwira ko gusabira umuhungu we Tabazi kubajije ndabizi ko watuje ariko iyo utuje wemera mbyibwira wa musaza arambwira ati umunsi umwe nzagera mu rugo nza gusaba umugeni ku mugaragaro ukweri yanka yigaje wahoraga ubona yajyaga itahana na gaje urindi yari Sabarembo n'ifatarembo ariko yazanye barumuna bayo twagukosheje abanyagusenge babyemeye na ba so wanyu uyu ni Gasita isobukwe nta mukwemereye ntituramuguha ariko niyo nzira ndagira ngo wenda zana ikiganza uze tambuka utera intambwe ndabizi uyu musaza ureka gusuhuza n'isobukwe byo kwikiriza byo ndabizi ubwenge waje usaba kugira ngo n'uyu hari ibintu njya kugira ngo urabyigira bya byo mu bwana ariko wataka ibyo ari byo urabona gusa n'ukonje ariko izuba ryari ritarava niryo ryibi ndagira ngo utangiye guke rwose sinzi ko hari ikindi wakongeraho ibisigaye ndaza kubikubwira mama ariko ndagira ngo niba ari Mutabazi wasabiraga ubwo nyiri masa ajya abwirwa bimwe bibiri akabyibonera rwose urakoze cyane reka mumfashe nanone mukoma amashyi menshi twishimire dutange impundu reka dutange impundu rwose tange impundu barakoze rwose iyo ni byishimo byo kwa Gasita barakoze cyane umunsi umwe twaganiriye hamwe uburyo umusaza azazaga kubwira uzabyemere kuko yangije kwiga n'abanyakorome na ba so wanyu bose babyumvise kimwe cyane ko twamenye ko uyu mugabo n'umuryango we bose bemera Imana yo gushaka bano itsinda rya ba nyirasenge mwarifashe amafoto meza ni mubongere ni mubara babampera ibyicaro bakoze umurimo mwiza muri abantu beza mwaherekeje abana ni ukuri mwara aho tuza kureba abana bananiriwe turabagaye kandi ariko nitubona biri mu buryo turavuga nyine ko mwari mu beza reka sabe protocole iyi sinzi niba ntayideranjije ireba aho yigira gato ndashaka bano bakobwa bagendanye na Jolie mutambuke mwigire hano muhagarare hano muhagarare murongo kwa kundi bariya bari bameze maze muhagarare hano gendane mu gahoro
hanyuma kansabe zizi inshuti zanjye ku mukuru abe Mutabazi mugejuru mwigere hafi hano turagerageza kujyana umurongo umwe tubigendanamo gahoro duhereye ku mukuru tujya ku muto ariko ndakeka ntacyo mwishe aho mugeze sabe Jolie ndetse nabo bagendanye basaza munyuraho muri iyo nzira mwakingirije Mutabazi ntahayabona Jolie babavandimwe ba photographe murebaho muhagarara mudakingiriza uwo mugabo arebe uwo yakunze mukomeze ndababwira ndaza kubabwira aho muhagararira intambwe rwose muzitere musatira aha ahanyu ya miryango yacu nimunyemerere mwongere muntiza amashyi dushimira abana bacu nze gusaba Mutabazi na pare mwegere imbere intambwe eshatu muri kumwe na pare murangiza muhagarara teri imwe nawe isa n'uzenguruye nako nuko amashyi menshi kuri pare na marene uyagaruka ugumana nawe dore ibikundanye birajana niko Murundi yavuze hanyuma rero nze gusaba n'abasaza be intambwe imwe gusa izisigaye Mutabazi arazitera imwe gusa Mutaba iyo ni imwe nawe urwenda n'icenda zisigaye n'izawe usatira aho ngaho abo bagabo muganire muzuzanye mwubana ibitekerezo mugwiza nta kibazo ganiriza abo basore nibarangiza bahindukire barekure Jolie mwigendere abo bagabo musa Bijo nakoze cyane tuvuze impundu imiryango yombi agira ngo utere neza mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura n'umuco nurangiza umumpoberere muganire umwishimire n'ukuri kose uyu ni umunsi wanyu amashyi menshi ku miryango yacu manandurira amaso yanjye ku misozi gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwiye kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi tuzureba Jolie murumumere Jolie ifata urwo rurabo neza murufate aho hatukura muhatamba muri nuko Photographe bakeneye ifoto nziza Jolie urebe ifoto munsi n'uwawe urishime nta mpamvu turabizi bisiriyeze cyane uze tarabizi byarangiye ururabo banza hari akantu karimo Mutabazi Jolie rufata rukomeze nurangiza nawe urushakashake muri urwo rurabo icuza gutora izamure hejuru tukibone mare igera Jolie none igera Jolie umufashe ruriya rurabo wabonye ati ni impeta itagira izingiro ikimenyetso cy'urukundo ruruta ibindi byinshi mukuru wa muyirenge uko bitari uko kuyirengagize urebe musumba zose uvuga uti nakurutishije benshi nzabakurutisha n'ubundi uzambere uganiza umbere umufasha ndahari kugira ngo tuzasange urugendo rw'ubuzima Imana izakuba hafi izashyigikira amashyi menshi ku miryango yombi kuzamure cyane ukwene Jolie aracyafite maongezi kwaheri au revoir hanyuma rero hari n'impano Mutabazi yateguye ku bwa Jolie mwegere umubere iyo mpano ataha habitsemwo akini ntabyo naguha birenze urukundo naguhaye hano hari mu rukundo gusa nzakomeza kukwereka Jolie nukuri nudasa akazi kawe abagendanye impano Jolie yateguriye Mutabazi nabaze kumwegera ufite impano Jolie yateguriye Mutabazi muri abo timuzizi ko barazireba hano inyuma hari imodoka yoza ikabagonga gacamo hagati mukagira ngo none cyangwa piki kimwegerane amahoro murebe photographe dore ko arabapepera ngo mumurebe koze cyane tubashimira abandi tubakomere mu mashyi abana bato hanyuma ndaza gusaba ko Mutaba ndagira ngo nyemerere Karina arihangana nyine kuvukaga nyuma ya mukuru no kwihangana
ukuri uzuvuma nyine mukuru wawe yarangije Jolie fatana na Mutabazi ukuboko Pare Marene na Pare nama barazitanze bihagije munyemerere Mutabazi na Karine mwana ka Jolie munyemerere muze hano muze uhaguruke babyeyi uhaguruke n'aba n'abariye Jolie ngaho genda umwereke abicaye mu dutiza amashyi mwakire Mutabazi ari kumwe na Karine birushaho kuba byiza bikabera bigasa neza ibyishimo by'abana iri ni ryo shema ryanjye nguyu Mutabazi nahoraga ntegereje nguyu nababwiraga ko nzamwirata iyo twiteka nera wihangane kugira ngo rero usuhuzanye mukazara iyi mikrofone yotera nk'inani otera umuntu nk'isababo mwihanguze banyu ko wanyu suhuze baso wanyu suhuza ababyeyi inshuti muryango ndaza gusaba ko abandi bicara sabe papa na mama kumwemera mukigira imbere ababyeyi mwemere mwigira imbere turabubashye dutewe ishema namwe muri ibyishimo byacu sabe rero abagendanye Mutabazi muze hano mugaruke hano na Jolie muranyemerera nk'uko twabigenje n'ubundi duhagarare hano abana twegere hano namwe mwegere nkaha gutya duse kuko bafotogarafi nibo bashaka ifoto hano Mutabazi yateguriye ababyeyi ndagira ngo muhere kuri iyo nkoni muhere kuri iyo ngofero mubampere Jolie mufatanye na Mutabazi umwegere data mumubwire muti mubyeyi iri nishema n'ikamba ribereye ababyeyi besheje imihigo y'intore nishema ukwiriye nk'umubyeyi muzehe nawe uyifata uyireba hano bafotogarafi bakeneye ifoto yawe ati iri nishema tukugomba wakoze byinshi by'ubudashyikirwa ndetse n'ibindi by'ubudahangarwa ku muryango natwe dutewe ishema no kukuba twemerere uyizamurishire ku ruhanga abari aha babone ko uri umubyeyi mwiza wareze se n'abari mutambamurira yirebesha aha amashyi menshi ku muryango wa Kongera dushimira umusaza ati hari inkoni turaje tuje kuba amaboko aho nta gihanga kizohava tuzakunganira tukube hafi umubyeyi uzatubere data tuzadutume tuzakwemerera turahari tuzatubere buri kimwe ataka n'akabando k'iminsi twemerere uwakira iyo nkoni ahasigaye ati mama nawe mfite impano n'urukundo n'icyubahiro n'ishema ugomba nk'umubyeyi wabyaye wareze kita ku bana ubumereye yuzuye umugisha wo kugabana Jolie ari mukuru mufatanye mwembi n'ubundi mukoreho murebe hano hanyuma twishime duseke tumwenyure birasa neza maze sabe imiryango yombi dushimire Mutabazi ndetse dushimire na Jolie mama igera nayo gufotore ntacyo Esther angalia hapa Cynthia kwarumva mikora gashagira yavugiye asante sana barakoze base rero sabe Mutabazi na Jolie mutere ntambwe n'ababyeyi basubire mu byicaro mugaruke hano muratwemera mutwihanganire mwe muhagaze hariya ngira ngo ibindi hari izindi mpano tuza hari bubemereye kwicara muramunyemereye muhagane hariya
agatsinda amashyi yanyu naboneka amashyi yanyu mwakira ati nguje nababwiraga ibyishimo byanjye nguje kunyuzuza nari nuzuye nguje kunyunganira nguje kumbera buri kimwe ndabashimira cyane babyeyi kumva hafi no gushyigikira Imana mu ijuru izababera umugisha rwose abandi bose baraza kutwemerera bicare gusaba papa na mama bakomeze bigire imbere gato baraza kwegera hanze kwegera abafite impano z'ababyeyi mube hafi noneho nimuze hano ati kirazira data kugukora mu ruhanga ariko nakabaye nyo kwambika ariko kandi ndakubashye ciye bugufi nejejwe no kugira data bukwe mu gihe gisa n'iki no kugisha kukubona ngakora ibirori ugihari mwe na mama twemerera iyo ngofero ikiri ku ruhanga bagushimira imiryango mwagendanye bagukomere mu mashyi kubwira abantu ngo abasaza bubundi bari mu kumenya kujanisha sarire ntawe ukimenya ngaho ati hari n'inkoni rero hari n'inkoni mufate inkoni n'ubundi inkoni mwembi ndamutabazi muyihereze papa ayakire yishima mwenyure muri rero fotogarafi hano tuzakuba hafi tuzadutume turahari aho utakageze tuzakugerera Imana izaguha umugisha urakoze cyane ati mama ari impano nawe twaguteganyirije reka tugushimire kuko muri ibyishimo byacu umubyeyi mwiza uretse abanza amafoto amashyi kwa gasita yewe munzakuri no mikoro yanjye barakoze cyane barakoze reka noneho nsabe papa agaruka hano yigire tabazi ababyeyi bacu ati mwakoze cyane muri ishema ryacu ababyeyi musubire mu byicaro babashimire musubira kwicara Imana ibaduhere umugisha yego ndije urakoze byibuze tabazi musubire hari Mzenda mukecuru n'umunini bahaguruke Mutabazi yambwiye ati ntangarugero ubera aba ibyitegererezo ndabirata kubagira n'umugisha ngakora ibirori ndi kumwe namwe abarujije ati babyeyi beza rero ndabashimiye mwakoze byinshi ku buzima bwanjye mumba hafi mumbera amaboko muranyigisha murantoza murandira ubufura bwanyu uzabukurikiza umuco wanyu uzawuzirikana Imana izabantere kuramba no kurama mwarakoze asante sana dushimira ababyeyi tubakomera mu mashyi basubira mu byicaro nimuze Joli na Karine nimuzane n'abo bagabo banyu muzane hano muze mushimire kaka ntamugisha ko gukora ibirori mufite nyogokuru ntamugisha ko gukora umunsi mukuru kaka hari nta byishimo bisa n'ibi abana bagushimiye banezerewe cyane kuba mu birori bari kumwe nawe bishimye babura uko bavuga ukomeze wishimane natwe tuzaguma kwishimira kutugira uzarere n'abuzukuruza uzatubere buri kimwe Imana yo mu ijuru iguhe kuramba no kurama nimukoma amashyi dushimire kaka mubona abahaye bareba ntabwo ari inkunguzi nta nubwo ari isoni ahubwo n'ibyishimo by'ibirori ku bana na nyirakuru murakoze cyane tuhamagara ifite n'amahoro twirasi bibi n'ibyishimo cyangwa twemerere tugushime warakoze Imana yo mu ijuru izakwitura iyo neza watugiriye ibyo wadukoreye byinshi tuzakomeza tubizirikane uri inshuti nziza iguhe umugisha kuri byinshi wakoze asante duhamagare shangazi Dorote shangazi wowe n'umutware wawe turabashimira n'ukuri wadukoreye byinshi by'indangarugero Imana yo mu ijuru izabaha umugisha kandi izabita yego ati mwatubereye imfura utubera ababyeyi uburere bwanyu n'umuco wanyu turabizirikana kandi tuzakomeza tubizirikana Imana yo mu ijuru izabaduhera umugisha ati hari n'iyo umutware bampere none uyimere bariya bana hepfo imere bayimere bongere bashimire papa Freddy ati warakoze mzehe kubana na shangazi mukadufasha byinshi mwadukoreye Imana yo mu ijuru izabibiture mwatubereye inkoramutima turimo turihuta twakavuze byinshi ariko Imana izabaye kuramba no kurama mwarakoze abakomera amashyi musubira mu byicaro Imana yo mu ijuru shangazi Nyandeke buri wese yagiye agaragaza byinshi tutabona uko tuvuga ati shangazi rero turagushimiye Imana yo mu ijuru izaguha umugisha wadukoreye byinshi Imana izakwitura iyo neza ushimire shangazi asubira mu byicaro
twabona icyo tukwitura ariko nyamara agaciro ku buzima bwacu. Imana iguhe umugisha wadukoreye byinshi. Ababyeyi Papa Mugabe na nyina wa Mugabe bahaguruke kugira ngo tubitandukanye uko byanditse. Papa Mugabe na Mama Mugabe cyangwa se onkle, mubyeyi mwiza twirata, inshuti nziza, mwakoze inshingano zanyu rimwe na rimwe ku ruhande rumwe, ariko kandi nyamara hari abatazishobora, hari abazananirwa, ariko mwe mwakoze ibyo mugomba gukora. Muba ababyeyi kimwe, aba bana ntacyo bababuranye, mwababereye umugisha. Imana mu ijuru izabiture iyo neza mwagize, kandi barabakunda, barabishimiye, mubona barira n'ukuri n'ubwuzu bw'umunezero w'uko bari kumwe namwe, ntacyo bari babaye baguwe neza, bambere mu maboko yanyu bahaboneye byose. Imana mu ijuru izabiture iyo neza. Munyemerere mubanze impano ya papa ayifate bombi, ndetse n'abatware bari kumwe bamushimire. Uri umugisha, ibyishimo byacu, uri umunezero wacu, uri ibitwenge byacu, uri byinshi. Ntabwo tujya dutekereza ko hari icyo twigeze tubura mu gihe tugufite. Imana mu ijuru iguhe umugisha, wakoze iby'agaciro. Ndagira ngo mumpere Jolie impano ya Mama Mugabe, hanyuma mumpere Karine impano ya Mama Mugabe. Mumpere Mama Mugabe iyo mpano. Ati mama, mubyeyi mwiza, ibyishimo byacu, watume kutubera ubwenge, utubera ibitekerezo, utubera umugisha, icyo twakuburanye. Imana mu ijuru izakomeze gushyigikire kandi izakube hafi. Warakoze twakirira iyo mpano. Asante. Hanyuma Karine nawe ati nungabo rya mukuru wanje ntacyo nanjye nakuburanye, uwo mugisha kwisi. Mumbere iyo mpano Karine, mumusingirize iyo mpano, yarakoze kandi Imana mu ijuru izamuha umugisha. Mera Karine iyo mpano. Ya mpano ya mbere yari ya Jolie yateguriye se wabo, iyo noneho ni ya Karine. Buri muntu yateguriye se wabo ukwe na nyina wabo ukwe. Rero nimugire izo mudusigaza, tutaza kubura izo dutahana. Ati iyi ni ya onkle, rero nanjye nifuje kumushimira. Ise wabo ariko kenshi dushaka kubabera nka musaza wabo, ukababera umujyanama, ukababera byinshi. Imana mu ijuru izaguha umugisha kuri byose wakoze. Ubundi ijoro gushimiye, uzakomeza utubate hafi, uzakomeza ubashyigikire. Imana izakwitura ineza yawe. Mukomere amashyi byinshi. Agira umuntu muri hariya wicaye aza mufashe, amwakirire muri bashiki be, amufashe iyo mpano. Karine nawe aramushimira rero. Karine nawe aramushimira ati onkle, ndazirikana uruhare rwawe, ndazirikana byinshi wankoreye. Imana izakomeze kuguha kuramba no kuramba, wadukoreye iby'agaciro. Imana izaguha umugisha. Bagukomere mu mashyi usubire mu gihe cyawe. Barumuna babo n'adusaza twabo duto bazi, abana bose mubohereze baze babashimire, babazane abahari baze babashimire. Barumuna babo, basaza babo abahari, mwegerane noneho mwese mwegerane, turebe ko dufata ifoto. Jolie mwegerane, kaze mu rugo, muzakomeze kuba abana beza. Turahari, turi abajyanama, turi inshuti. Imana mu ijuru izabahe kuramba. Mwarakoze cyane, asante sana. Picha nzuri sasa. Yes. Jolie, noneho unamugurebe bafata ifoto. Asante. Abana basubire mu byicaro, hanyuma n'abageni bacu buri muntu atera intambwe n'uwe. Mutabazi fatire Jolie ukuboko, Muhire afate Karine ukuboko, muze muganira ibyicaro. Hanyuma abandi barwaye indangururamajwi mwongere muzitize abasaza nimba zivuga. Yes. Hanyuma rero ndaza gusaba mu gihe umusaza kongera aza kubaganira, ndaza gusaba abagomba kunyakirira abana, abagomba kunyakirira abageni bacu baze kuba hafi yabo babazimanire. Buri muntu mumubaze, hanyuma bicaye ndaza kubahagurutsa mu kanya bagiye kwakirana. Mumfashe gukomera amashyi uyu mupesha w'amagambo, ukoze ibikorwa neza cyane. Ayo mashyi ni ayawe da, nubwo uganiriye neza, Gasita nawe byinshi. Hari icyifuzo nari nabahaye, tuganira nabasabye abo musabira, twakongereye tujya gushima niho duhera.
tujya gushima umunani twabanje gushima uwo bawuzaniye. Nkaba mbashimiye, murakoze. Nshimiye abana barezwe bafite umuco wa gifura, biragaragaza ko batojwe neza kandi barabyakira. Abafotora mu bikorane ubunyamwuga, ndashaka kuganira n'abo bana banjye bose. Navuze ko abana b'abakobwa nababwiye ko twabakosheje, abahungu nabo ndagira ngo tubabwire ko tubakiriye mu rugo kwa Kongera ni iwanyu. Ndabwira Mutabazi, kabwira na Muhire ni mwisanga. Ku minani ibirima ageneye abana yageze kwa Kongera. Hari umunani uvuye kwa Gasita, hari n'uvuye kwa Byinshi. Kwa Kongera zihageze zasanze hari n'izindi. Mwembi twabaguye inka z'igitwe zitandatu. Iyo mvuze wari ukugira ngo ejo yaba Joli yaba na Karine, abakobwa bo kwa Kongera baba beza iyo bazanye indongoranye, mutora inkoni mwirongoranye. Inka z'igitwe nakuye n'izo. Nkaba mbabwiye ko nashimye abakwe, nyuma yo gushima abakwe n'umunani bamushima. Muzaduhorere gutyo, muzatuburane. Bana banjye, ndabwira bumva, nyuma yo kubakosha igisigaye tuzakora ibyo twasabwe n'abo babyeyi, ariko nkunda ngo tuzajye guheka umugeni usanga indongoranyo aza akandagira agafasha. Nicyo bicaje abo babyeyi aha, bicajwe no kugira ngo babarongorane, kagira ngo iyo nkoni y'ababyeyi tubahaye niyo kugira ngo muhagarare mu nka zihereye ku zo mwazanywe, mu nka zo kwa Kongera mutore mwizibabereye. Barakagira Imana. akagira nibakumpera amashyi menshi cyane umusaza Kongera. Saba umuryango wa Kongera twongere tumushimire, tumukomere mu mashyi yaganiriye neza. Aza gusaba Mutabazi na Joli na Pare na Marene bari kumwe muhaguruke. Ntibuhamu mbona ariko ndagira ko muranyumva ibyo aribyo zose. Ndaza gusaba Muhire nawe na Joli na Pare na Marene. Hanyuma rero reka basabe buri muntu afate ikirahure kiri imbere ye uko muri bane. Buri muntu imbere ye bazateretse ikirahure niba tibeshe. Nimurangiza noneho muhindukira abagomba kurebanaga murebane nyine. Ngaho utabareba uwo wundi uri ibumoso wa namuhira reba ari uri ibumoso, namwe mutikiyazi. Nimurangiza hano nta kuzimanirana, umuntu wese arakuze kandi aciye akenge, hari uwo heza undi akamuha gake. Mwirwaneho buri muntu yipimira akamanura akavumbi, mwebwe mwagize umugisha bakazimana. Hari uwo nje mwabonye wakampaye buri muntu asogongera ikirahure cye, buri muntu asogongera ikirahure cye musangire. Ese Joli yanze gusogongera ikirahure cye niwe ndizi, n'ubu Joli ntarasogongera niwe ngitegereje. Aho babakomera amashyi. Ibirahure mwabishyize hasi, nimurebe ukuntu Pare babaje imbere mumanuke atari bugufasha hano hirya. Harija ntacyo yadutsindira mu gice gahunda y'abantu uburinzi. Yes, murakoze cyane. Ndagira ngo noneho rero Mutaba mujye kuri iyo tapi ruje yayo na Muhira ajyeho, hanyuma Mutabazi ajye imbere, Muhira akurikireho.
Mutabazi groupe ye yigira imbere na pare wiwe na mare dufite abo twateguyeho kuzimanira abasanafu. Intsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, harakomeye umwami ye. Nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Gukomera n'imbaraga nibyo Yesu, gukomera n'imbaraga nibyo Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibye. Alpha Omega, itangiriro n'iherezo ni Uwiteka, arakomeye. Gukomera ni kwa Yesu, gukomera n'imbaraga nibyo Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibye. Alpha Omega, itangiriro n'iherezo ni Uwiteka, arakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba. Yesu yaramfashe maze ampindura nk'ibirimi by'umuriro. Ubu ngenda twika ndasenya, kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba. Yarafashe maze ampindura nk'ibirimi by'umuriro. Ubu ngenda twika ndasenya, kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba. Yarafashe maze ampindura nk'ibirimi by'umuriro. Ubu ngenda twika ndasenya, kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Turakomeye. Ababirebye hari ababonye bazimanirana. Ninde wazimanira? Umwongere ndetse urebe nyine ikintu gifatika. Bari cha watermelon simbizi, ariko watermelon yawe. Yes, mwanya n'ubuhanyo rwose. Marakoze cyane. Asigaye rero baravuze ngo abandi turyoherwe, namwe ni muryoherwe. Turakomeye. Turabami n'abatware, twegamiye umwami w'abakomeye. Turakomeye.
ngo tuvuge amagambo abiri, rimwe n'iryo gushima, iya kabiri turaza gusezera nanone gushimira kongera ku byiza byose no kutwakira neza. Nari mvuze ngo banze mbashimire, shimire fura nziza zo kwa kongera, fura nziza, fura zidafurafura zo bene kongera, fura zitavugira mu mfuruka, fura nziza zitavuga n'ipfunwe, murakabyara kabyara tubahaye niyo kubashimira. Tubashimire ku byiza byose, tubashimire ku byiganiro byiza twaganiriye. Tugituruka ku irembo mwatwakiriye, utwakiriza impundu n'ibisabo, muratwicaza, muratuzimanira, turicara tugubwa neza. None muri aka kanya nanone cyatugenzaga ni kujya bavuze ngo umubabare w'inzara ntiyayimaze, twari tuje tubasaba, nicyo cyari cyatuzanye. Nanone mwatugiriye neza, mwatwakiriye, umunani wacu twaje tubashorereye, twabazaniye, mwawakiriye, murawushime, turabashimiye. Nanone twongeye kubashimira nabo nyaduhaye mugeni mwiza kandi uruta bose, ikibasumba n'itamu ryaza itabaza n'ubusita buteranye n'ubusirimu. Mwakoze cyane, uzo wadukoreye twabishimye. Ndashimye ntibamwonagaye, ndabona wowe ukigira akayobe, wakoze, twagushimiye. Ni ukuri kera baravugaga ngo ni mukobwa jana kuko byinshi yavuze, ariko kubera ubwiza n'ubutunganye twamubonyeho, kera baravugaga ngo ni mukobwa jana kuko byinshi yabivuze, ariko bose bavuze ngo nabo bavuga ngo ni mukobwa ndege, ntibabavuze nabi. Ikibasumba arasumba bose, nyiri imbabazi niko nababwiye, yanze ko aba basita bagirwa imbata, ariko kongera avuga ngo none reka tuzarire imbangikane, azare ukuru na butoto, ukuru azaba umusita, butoto w'umunyabyinshi. Turagushimiye ku byiza byose, ibyo watugiriye ni byiza cyane. Rero dutanze impundu, ariko kandi umukwe wacu ni mwiza. Muzi ko ari ishema ry'umushefu, uyu muhungu ntabwo ari umushenzi. Uyu musirimu mwiza w'umusita, uyu musita mwiza udasitasita, uyu ni umusita mwiza, umusita mwenyewe. Uyu niwe twaguhitiyemo, uyu niwe mukwe mwiza ugutunganiye, wagukunze akazi wawe. Ni ukuri uyu muhungu yigeze kumbwira ijambo, ndamubwira ntari kubaho kujana mu masaba cyangwa sahani ntiwahaja cyangwa ukajana mu masengenge ko ariho abanyagosenge baturutse n'iki. Arambwira ati papa, ati ndigendera kwa kongera, ntabwo nshaka digitatire kuko ndi umuhungu wize digiteri, abandi umuteoloji. Ni umuhungu wujuje amakondisiyo, ni umuhungu udasesera, ni umuhungu ufite imisaya ifite isunzu n'ikibereka. Uyu musore afite uruhanga nkaruhanama kandi abereye inka. Ndagushima rero ku byiza byose, ndagushimira mu izina ry'aba bagabo b'abasita. Abasita bambwiye ngo baragushima nshuti yanjye. Rero kugira ngo twihute tutatinda, ibyo wadukoreye byose twabishimye, watugiriye neza, waduhaye ibyiza, musaze bugiye kwa kongera, bamerewe, tugiriye n'ukuri. Bageze no kuri kire harindi utsindi zina, amazimano yose wayagezeho, ntacyo utakoze, wakoze neza cyane. Imana ikugirire neza, Imana iguhire kongera, tuzongera tugaruke, kera si kare ejo twaje kandi twongeye twagarutse. Rero ugusoza ndagira ngo nanone kwisabira ijambo, nanone ndagusaba amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni ukugusaba kugira ngo zaduhekere duheze umunsi, turasaba yuko waduhekera muri iki cyumweru. Nanone icyo twasabye kikatugeraho, none se konge uzaza ryari? Ijambo ni iryawe, ugusabye umunsi. Ese amatariki twayivugira, ariko usaba niba uzi utanga icyifuzo, niba ushaka ngo dutange nicyo cyifuzo cy'umunsi twagitanga, ariko kiduhaye nacyo ni cyiza. Ikindi cya kabiri nanone ni ukugira ngo nanone tukiri aho tugusabe udukoni, amazi yatemze ageze kure, turashaka gutaha tuje kubwira asita amakuru. Abasigaye ku marembo barategereje ijambo dukora kwa kongera, asigaye ubwira inka, ubwira abageni, urakabyara usabwa ubyara urakabyara. Reka nsabe wa mwana niyagiye gusengera aratinda, ubwe muzikuda nzoga nkuzaniye inshuti yanjye, niya nzoga yo gutuza.
ari nabonye zanakubanye myinshi ku meza iyi nayo tuyikize iyi niyo gutebutsa iyi niyo kukwakira ijambo ry'isezerano uduhere kinga uduhere ijambo wakoze cyane Afetana umutima wanjye. dutuze twumve abasaza baganira tugera aho tugarukira nabyo ntacyo bitwara. Hari ikintu kiranga ibirori no guseka nuko utasetse tuba waje mu bukwe. Ibirori ni byiza cyane. Nitonde bigeze gusaba abana guseka ariko n'ababyeyi mujye mureka tukanyuzemo. mpera amashimwe abashimye Saba reka tuganire. akagira Jare dore ko muteruye neza muvuga ibyo muvuga n'ibyo byazwi. Avuze muti ibyaha wabireka utegereje ko bishyira ngo haguruke yaba yiyibagije ko yageze kwa kongera kuko kugira ngo urasoza ibya mbere bakakongera ibindi wagira ngo urasoza bakakongera ibindi aha ni kwa kongera ariko nubwo bimeze gutyo reka dushime iryo jambo ry'ibanze mwavuze ngo turashima dushima icyicaro dushima abageni mushima n'amazimano. Turi ba bagabo batahana ubutumwa ahubwo turabusoza muti dufite n'inzoga zo gutebutsa watwemereye abageni ariko nturabaduha ku mugaragaro muti nyuma yaho nanone igitaramo twagicutsa turi gusabye ukabigiramo uruhare tugashingura icumu tugasubira mu rugo tugasanga ababyeyi tukababwira ngo kwa kongera urugo ruragendwa ngira ngo nuko mwavuze nanjye nkagira ngo mbasubirire muje muvuye kuvuga muragahora mushima. Yego agahora mushima. Hari aho ndazaga numva bavuga ngo urugo rurimo inzara ntirurimo uburaro bubi inzara ntayihari. Taramukira cyakomeza tubyine ikigegeri kiri muri iki kibanza dusige tugifuza ariko nanone mwifuje mugifite ibyifuzo byo guhekerwa nabyumvise koko kwa Gasita burya umuntu ufite inzara ntaza yobera abacije ukabura mumenye nta wamuha iminsi myinshi habe n'uwamuha kuri 28 ndabona ntacyo byamutwara rwose uwo munsi hari icyo wagutwara oya uzatwitegure kuri 28 rwose bakoze cyane hari ibyo nza numva bavuga ngo mutarabwira isari ku nzira nta muntu waba isari yavuye muri uru rugo ahubwo mutajya kuvuga amatama ari mu busa ubundi iyo umuntu ajya kuvuga amakuru y'aho yari ari tambukira ayo mata amwe yatereke kwa Gasita andi yanjyanire kwa byinshi mugeze mu ngo ugeze kwa Gasita nawe nugera kwa byinshi umubwira uti kongera ni wawanyu nka wa musambi bavuze wabwire ngo urugo ruragendwa tujye twasabye twasanze bihari twasanze bimeze nka ya mikoba y'ingoma wo tutasangaga ari nyirasenge waba twasangaga ari nyirarume sibavuze ngo ntacyo mwasaba gihari ngo muzakibure abageni barahari n'ababaheka barahari n'indongoranyo zirahari urabizi gikurikira umugeni n'ingabire nazo zizaza muzamuburane mumuburire mumutambikira ikirango cy'ururimi mumuhereho ijana ry'urukundo igisigaye nawe icyo yiteguye ni ukuzakomeza kubaheka nk'abana.
nawe akababera umubyeyi usabwe kubyara. nakumvira amashyi akoze cyane nakoze cyane abasaza bacu ku kiganiro cyiza n'igitaramo cyiza batuyoboyemo kandi badufashijemo neza. Reka sabe niba ntacyo bidutwaye imiryango yombi twishimire ibirori byiza dukomere Imana amashyi yadushoboje ndetse wabo Imana bahaye umugisha wo kuba mu birori. Maze rero saba abantu bose duhaguruke, n'abagendanye n'abageni duhaguruke, abagendanye n'abageni duhaguruke, ubundi kubera ko twatangiye dusenga nimureke dusoze dusenga dushimire Imana kubw'uyu munsi mwiza yaduhaye. Reka sabe umusaza Pasiteri Boga ashima Imana kubw'uyu munsi mwiza. turagushimiye turaguhimbaje muri uyu mwanya w'aya manywa ya none. Tugushimiye ku birori byiza by'abana bacu, tugushimiye kuko wabarinze, tugushimiye kuko tugejeje kuri uyu munsi tukaba twabonye ibirori byiza. Ni umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amateka bazahora bibuka. Natwe ababyijihije tukugarurira ishimwe n'icyubahiro ku byo wakoze Mana. Turi imbere yawe muri uyu mwanya, tugushimiye iyi miryango yombi yateraniye aha muri uru rugo rwa Kongera. Tugushimiye ibi birori byiza twabayemo, ntitwabona uko tubivuga. Tuzahora tukurata, tuzahora tugushima, tuzahora tuvuga ibyiza wadukoreye Mana. None uyu mwanya tugiye gutaha, turagusabye kugira ngo ubane natwe mu modoka tugenderamo, ujyane natwe. Abasigara aha muri uru rugo rwa Kongera bose basigarana amahoro y'Imana, kandi tukweretse n'iyi minsi iri imbere mu mwanya bazaza baduhekeye, uzabayobore, uzabashyitse mu rugo amahoro, kandi n'ibirori nabyo bizakomeze kugenda neza. N'ibindi bizakurikiraho bya nyuma by'abavandimwe bacu nabo bizagende neza. Ni wowe dushyize imbere, ni wowe twizeye, ni wowe twiringiye. Byose iyo tugufite twizera kuko ntacyo twakuburana. Turagushimiye kandi turaguhimbaje. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Arakoze cyane Pastori.